Ndabasuhuje, nitwa Biju. Muri iki gitondo mu giturage cy'iwacu twaramutse tumeze neza, wabonaga abantu bose bakeye ku maso. Nanjye nabyutse numva afite gahunda yo kuzuza intego zanjye uyu munsi. Icyo nakoze, natangiye kwitunganya kugira ngo ntangire umunsi wanjye numva ameze neza kurushaho. Mu gihe nari nsoze kwitunganya, nahise ntungurwa n'uburibwe bukomeye bwo mu nda. Icyahise kiza mu mutwe wanjye ni ukujya kwa muganga, ariko ndavuga ntiwabanza nkifurisha ibimera nkareba ko byankiza. Nta gitekerezo cy'ikimera nari mfite nakwivurisha mu nda. Icyo nakoze, nahise mpamagara mama wanjye kugira ngo angire inama. Alo? Mwaramutse. Nari siko ndi kumva mu nda habyutse handya wandangiye umuti. Ntabwo mbizi, mbyutse numva handi ari kundya cyane. Wenda wari umubiri n'ikizirageze. Maze rero ubirunde ubicaniye mu mazi abiri. Maze ubundi rero umwe bivura inzoka. Sawa reka mbikore. Amaze kumpa umuti, icyari gikurikiyeho cyari ukwirukanka ajya gushaka uwo muti, kuko numvaga ndi kubabara bikomeye. Nagize amahirwe uwo muti ntabwo wari kure y'urugo rwacu, ninyabije inyuma y'urugo gusa. Ubwo nahise njya gushaka n'undi muti hepfo y'urugo rwacu. Ese wowe aho uri, ikiziragenzi n'umubirizi wawe usanzwe ubikoresha? Kubera ukuntu rero hari hanyereye nanaguye, ariko kubera ukuntu numvaga mu nda handya, ibyo ntabwo nabyitayeho rwose. Imiti yose maze kuyikusanya, nabanje ncana imbabura kugira ngo mbone kwitegura. Njye rero uko mundeba uku, gucana imbabura biranyorohera cyane, ni nk'ako kanya. Nizere ko mubizi ko mbere y'uko utegura buri kintu cyose ugiye gushyira mu nda ugomba kubanza ugakaraba intoki n'amazi meza, kandi utibagiwe n'isabune. Ako ni akabwa kanjye Hope, ndagakunda cyane. Maze kwikorera isuku ku ntoki, nahise ntangira gutunganya imiti yanjye.
ubwo imbabura yanjye yari imaze gufatwa hanyuma nterekaho. Iminota 5 ishize nagiye kureba uko bimeze. Ariko byari bishyushye. Umuti wanjye wari wahiye neza. Urabona ukuntu usa. Ubwo nahise ntunganya aho ngomba kunywera umuti wanjye. Nayunguruye umuti wanjye neza. Suka mu gikombe hanyuma ntangira kunywa. Nta muti uryoha koko. Nawunyweye ariko ndawumara kuko nari mbabaye. Nyuma y'iminota 30 ibintu byari byahindutse. Akanyamuneza kari kose ndetse n'uburibwe bwari bwashize burundu. Noneho ubu nari niteguye gukomeza umunsi wanjye. Nkese intego nk'uko nari nabitekereje. Isuku ni isoko y'ubuzima, sibyo? Nagombaga gukaraba kugira ngo nkomeze umunsi wanjye. Murabibona ko byahindutse. Mbere yuko ngenda ariko umubirizi ni mwiza cyane kubera ko udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere, umubirizi wifitemo vitamine zigiye zitandukanye. Twavuga nka vitamine A, ukagira vitamine C ndetse na vitamine E. Umubirizi wifitemo imyunyungugu igiye itandukanye, harimo calcium, potassium, iron, fer ndetse ukagira na proteine. Umubirizi ni mwiza cyane mu kugabanya uburibwe nk'uko mwabibonye nabyutse meze nabi ariko ubu nkaba meze neza. Umubirizi kandi ufasha mu igogorwa. Umubirizi ugabanya isukari yo mu maraso iri hejuru kandi ukagabanya n'umuvuduko uri hejuru w'amaraso. Kuri bantu bifuza kugabanya ibiro, umubirizi ushobora kuba wabibafashamo. Umubirizi ukora detoxification cyangwa se ugakura imyanda mu mubiri ukabasha kuba wamererwa neza. Umubirizi kandi ushobora kuwukoresha mu bijyanye n'uruhu, ugasukura uruhu rwawe ukaba wakuraho ibiheri ndetse n'ibindi bibazo byaba biri ku ruhu rwawe. Akamaro k'ikiziranyenzi aricyo bita Clerodendron mu Cyongereza ni kenshi cyane. Ikiziranyenzi gifite vitamine A, kikagira vitamine C ndetse na vitamine E. Ikiziranyenzi gifasha mu igogorwa, kigafasha mu kurinda indwara ziterwa na microbe ndetse na virusi. Ikiziranyenzi kandi gifasha mu kugabanya ibibazo biterwa n'umwijima ndetse n'impyiko. Ikiziranyenzi ni cyiza cyane, ushobora kugikoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wabyumviye rero, ufata ikiziranyenzi ukivange n'umubirizi, hanyuma urebe ukuntu ububabare ndetse n'ibindi byose twavuze haruguru by'ibibazo ku buzima bwacu bigenda nka nyomberi. Ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe no kudukurikira umunsi ku munsi. Turagukunda. Bye.